Inshuti bakunzi ba Channel Denise Vari TV muraho amahoro y'Imana nabane namwe ndabasuje mbifurije ishya n'ihirwe wa mushyitsi wa muhanuzi w'akadasohoka uyu munsi yabazaniye agashya noneho rero kandi yaje yabukereye mwuka byaramwe urabona ko yaje akeye aguwe neza reka rero twumve niba koko n'akanyamuneza kiwe yifitiye niba yaramutse amahoro mu ijwi rirerire kandi rituje twumve mwarakoze cyane kandi kumukunda narabibonye ikiganiro cye mwakanze subscribe mwagiye mumusharinga kandi nabonye abantu 40 bose baramukurikiranya aho yabonye fuse 40 ubwo rero urumva arakunzwe cyane hanyuma rero uyu munsi yongeye kubazanira kandi gashya kakataraboneka reka rero ntangire agire gute atwibwire uraho neza ndaho neza Yesu ashimwe Yesu ahimbaza amakuru ni meza uraho kandi urakomeye ndaho ndakomeye ndashima Imana ndabona waje wabukereye cyane rwose hanyuma rero ubu bakwita ndi yibutsa abakunzi ba Channel Denise Vari TV amazina yanjye banyita ndacyayisenga Beatrice wari wavuze ko kavukire ari igicumbi ahagana he ni igicumbi muri Gatuna ujya Uganda hanyuma rero uyu munsi watuzaniye agashya ndi kubona waje wabukereye rwose aho ndi kubona wambaye kabisa ikanzu nziza ikeye ndetse n'inkweto kandi wabukereye hanyuma rero ni karibu kutubwira ibyo washakaga kubwira abakunzi ba Channel Denise Vari TV murakoze cyane banje kubashimira nk'uko nabibabwiye amazina yanjye banyita ndacyayisenga Beatrice nabazaniye inkuru nziza cyane cyane nk'imfubyi n'abapfakazi naje mbahumuriza kuko nanjye ubwo buzima nabukiyemo ongera akajwiho naje mpumuriza imfubyi n'abapfakazi mbahumuriza mbahesha ibyiringiro muri bo ndabahumuriza mbabwira ati bihangane bakomere mu bibazo byabo byose umwami Yesu arabizi nubwo mu isi bigoye uhura n'ikigeragezo inshuti zawe zikaguhunga abavandimwe bawe bakaguhunga ni ndetse n'imiryango ugasanga irakwihindutse iraguhunze akenshi hari kw'ababyeyi nabo baguhinduka ugasanga usigaye wenyine ariko Yesu niyemera gusigara wenyine Yesu abana nawe mu buzima bwawe bwose abasha kuguhumuriza iyo ugeze ahantu bikomeye iyo ugeze hahandi ubona byanze ubona byacitse Yesu aba ari uruhande rwawe Yesu aba aguhumuriza Yesu aba agukomeza Yesu ni umubyeyi mwiza rero ndasanganiza imfubyi n'abapfakazi nibakomeze bakomere mu gusenga kuko umwami ni mwiza umwami niwe mubyeyi umwami niwe byose byacu aho tuzaba dushonje aho tuzaba twambaye ubusa azabasha kutugaburira azabasha kutwambika uwo mwami ndamushimira ndibuka mu myaka yanjye 5 nabonaga bikomeye cyane n'ahantu nakorera amafaranga ngo mbashe kwiyitaho ariko narasenga ati Imana ime kwihangana kugira ngo ntsinde nime kwifuza ibyo nabashije kwiha narasengaga cyane Imana indinde kwifuza ibintu byinshi mbona natakwihereza ibyo nabonaga nibyo byanyuzwaga nabyo rero ndababwira ko imfubyi n'abapfakazi nimukajye mugira ishyari ry'ibintu mubona mu mpande n'impande ari abana bafite ababyeyi ngo mubone bambaye ikanzu ngo nanjye mvuge ngo ndayigura mujye mwihangana nimba ari London muyambare nimugira amahirwe mukayibona muyambare nimukifuze byinshi cyane mutabasha kwiha mujye mukomeza musenga Imana namwe izagera ibambike Imana ni umubyeyi Imana iguteza ikigeragezo izi ukuntu ikigenza
nzi ukuntu ikigenza. Dore nabayeho mu myaka 5 naragiye mu miryango, aho natandukaniye n'ababyeyi narezwe kwa kaka kakarangije ayitaba Imana. Aho yitabiye Imana nabayeho mu buzima bubi, mu buzima bugoye, ariko nakomeje gusenga Imana ngo ikomeze kundinda. Haburagaho gatoya ngo nishwe n'agahinda n'umubabaro, nakomeje ndasenga Imana ngo ime kwihangana. Imana yampaye kwihangana, ubu ndiho ndamahoro. Ndashima Imana n'ukuri. Imana nabonaga natazageza mu myaka 15 umwe kugira ngo mbashe kwigurira ijipo, mbashe kwigurira umupira, mbashe kwigurira inkweto, ariko ubu rwose ndabigura. Rero Imana ni umubyeyi. Ndabashimira, ndabwira imfubyi n'abapfakazi, mukomeze mwihangane, mukomeze musenge Imana cyane. Imana amarira yacu izayaduhoza. Ntabwo tuzahora turira, tuzi ko amarira yacu yose twarize Imana izayahindura umunezero, izayadukarabisha, ikatweza natwe, ikatugira n'abandi, ikatugira abantu bakomeye. Ntabwo tuzahora dusabiriza, Imana izagera iduhe ibyacu. Murakoze cyane. Watubwiye neza ko wagiye unyura mu buzima bw'ubupfubyi ndetse wese mu by'ukuri koko nta babyeyi ufite cyangwa se urabafite? Ababyeyi bariho, ariko ababyeyi twatandukanye. Sinzi uburyo twatandukanyemo. Nabasize bari kumwe bakibana, ariko naratashye subiye nsanga baratandukanye. Ubu narukwe, ndetse muri bose nta n'umwe zahagaze. Hanyuma wabuze ababyeyi ufite nk'imyaka ingahe? Nabuze ababyeyi mfite nk'imyaka 5. Imyaka 5. Aha. Nta kibazo mwihorere niyo. Yego, wari umaze kuvuga uti wabuze ababyeyi ariko bariho. Hanyuma ababyeyi bawe yitwaga nde nande? Amazina ya papa ni ayahe, aya mama ni ayahe, kugira ngo nabo aho bazakubona byibuze bazumve yuko bakeneye? Amazina ya papa bamwita Mangayiko, mama Zamura ijwi. Mangayiko. Bamwita Mangayiko. Uwo ni papa? Mama ni Nyirasafari Consolata, bari mu Bugesera. Nyirasafari Consolata niwe mama wawe. Hanyuma papa ngo yitwa Mungu Yiko. Nta rindi zina agira se? Rindi ntago ndizi. Ntago se amazina ye wari uyazi? Ntago yose nari nyazi. Natandukanye nabo nababajije ngo bitwa bande. Ese kuki ibibazo byageze ugatandukana nabo, habaye iki? Ibibazo nageze ndavuga ati ngewe nshaka kujya kwa kaka, niwe nshaka kujya kurerwa. Ubwo nyine ndegwayo mvuga ati nzagera igihe nahe, noneho birangira gutyo. Wagiye gusura kwa kaka se wabasabye uburenganzira? Nari narabubasabye. Nyuma use ujyayo uratinda cyangwa? Nagiyeyo marayo imyaka myinshi kubera ko nta tike nabaga nabona. Ndategereza ati bazaza kumfata, ndaheba. Kaka wawe atuye he? Kaka wawe atuye muri Byumba. Wari uvuye ahagana he? Nari mvuye mu Mutara. Hanyuma wari uvuye mu Mutara werekeza Ibyumba. Nyuma noneho banga ku kaka wawe se kuki we ataguhaye itike ngo usubire mu muryango? Kaka yari umukecuru ashaje cyane, yabashaga kubona amafaranga wenda yo guhaha, yo kunyita wenda hari igihe yanguriraga imyenda, angurira inkweto. Urumva ko itike atari kuyibona. Aracyariho se kaka? Kaka yarapfuye. Nyuma ubu ibya kaka byasigayemo nde? Ibya kaka abana be bose barabigabanya. Nyuma wowe rero uragira uti nagiye gusura kaka, imiryango papa na mama bahita banyanga. Bahise batandukana icyo gihe wagiye gusura kaka wawe.
nta nimero zabo za telefone wagiraga? Ntazo nagiraga ko ntabwo bari bakaguze telefone. Ego. Hanyuma rero ugarutse warababonye cyangwa warababuze uvuye kwaka? Narababuze, nasanze inzu barayigurishije. Inzu baragurishije. Muri karitsiye bambwira ati papa yagiye mu Bugande, mama yasubiye iwabo. None iyo ugiye cyangwa se iyo uvuze uti ndatashye, hajya ukora, watubwiye ubushize ko ukora akazi ko mu rugo. Iyo ugiye utuvuga uti ndatashye, utaha hehe? Naha kwa masenge yo muri Byumba. Utaha kwa masenge. Ego. Masenge wawe ariho? Masenge wanjye ariho. Ubona se byibuze we agukunda? Arankunda uko bikwiriye. Wamusuhuza se? Namusuhuza ahari hose ndamushuhuza. Amazina ye ni ayahe? Amazina ye ni Nyiragahinda Beatrice. Nyiragahinda Beatrice. Kuki bamwise iryo zina Nyiragahinda? Sinzi impamvu amazina ya kera. Wagerageje gukoresha ijwi ritoya ariko ntacyo wenda bitwaye. Amazina ya kera ngo wari ugize ngo? Hari ukuntu ababyeyi ba kera bitaga amazina bakamwita Nyiragahinda. Ubwo ntiyari umwana wavukanye gahinda? Na wa mugani wa Bibiliya ngo Yabesi yari umwana wavukiye mu gahinda? Ntawamenya kuko simbizi, nanjye nakuze mbibona gutya. Ubu uri umukobwa? Ndi umukobwa. Urashima Imana? Ndashima Imana aho ngeze. Channel de Nezevari TV ujya ukunda kuyumva, ujya ukunda kuyibona, ujya uyitinda uyireba, bimeze gute? Ndayikunda rwose. Yinjiza amahirwe nkabona taki ndareba, niyo nkunda kenshi kureba. Bishatse kuvuga ko nta tace ugira? Nta taki ngira, cyatunze gatushe. None iyo gatushe yawe wayimanika tukareba? Koko utunze gatushe ndi kubibona. Ariko nk'umuntu ashatse kugutera inkunga akugura nk'agatelefone ka tace, kama nk'umwana wabaye ifubyi, wagiye gusura kaka, wasabye uruhushya ababyeyi bawe, ugarutse usanga ugezeyo ubura amafaranga yo gusubira kwa mama wawe na papa, ugarutse usanga baragurishije, bari batuye? Usanga baragurishije, nta nabahari ngo baratandukanye. Nyuma ko wagiye utubwira ngo papa yagiye, hagiye watubwiraga ko papa yagiye mu Bugande. Yagiye mu Bugande. Mama yasubiye mu Bugesera. Ubu se kwa mama wawe urahaza? Ariko kwa mama ntabwo mazi ko ntabwo nari nakagiyeyo. Ntabwo wari wagiyeyo? Hanyuma papa wavuka urahazi? Aho avuka aho ndahazi kuko niho narerewe. Iyo ugiye se ntibakwemera? Baranyemera. Barakwemera. Okay. Nyuma ushobora kongera ugatanga telefone nk'umuntu aramutse ashatse kugutera inkunga, avuga ati uriya mukobwa ave ku Ndacyayisenga, ave kuri gatushe, hanyuma noneho abone agataci. Nomero yanjye ni 0788 23 19 418. Murakoze. Yisema twumva. 0788 23 19 418. Ubwo bishatse kuvuga ko nta na WhatsApp ubu ngubu uriho nonaha? Nayo ndiho. Humura, Imana irashoboye kandi izakugeza kuri byose. Imana izaguhera ubuzima kandi uzaba ukomeye, uzaruta nabo bose. Urumva? Imana izakurutisha mama wawe, izakurutisha uwo papa wawe, abo bakwanze. Hanyuma se mu mateka ukurura, ujya wumva bariho cyangwa ujya usanga batariho? Jya numva ko bariho. Ujya wumva ko bariho. Hanyuma se nk'ubu iyo bumvishe we bari bazi yuko ubaho se? Ntabwo mbizi nimba bazi ko nikiriho, ariko njyewe nzi yuko bariho. Uracyabakunda se byibuze? Ndacyabakunda cyane kuko sinakanga ababyeyi. Ariko ntuzi aho baherereye nubwo wumvisha ko bagiye muri Uganda? Ntabwo nzi ahantu baherereyemo. Kuki utagiye muri Croix Rouge CSR ngo gushakashakire? Nzabashaka nimbona igihe ari ngombwa. Okay.
nakahe kantu keza wagira abakunzi ba Channel Denezevali TV n'abantu bagiye bagukurikirana ndetse n'abagukunda? akantu nababwira ni uko bakunda Imana bakayisenga cyane bakayizera. Okay, urakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha. Hari ikindi wumva usigaje kutubwira, kindi wumva ushaka kubwira abakunzi ba Channel Denezevali TV? nta kindi. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha mwinshi cyane. Uwiteka akurinde kandi akumera ababyeyi b'umugisha, abo bagutaye rwose bazakugarukira basanga ugeze ahantu hakomeye.